ibaza yuko iyi nguzanyo y'igihe kirekire muyibonye ari igisubizo no kuri bariya bana bahagaritse amasomo. Rwose ni igisubizo ni inguzanyo yatuma duhumeka gatoya. Turimo noneho no gushakisha bwa buryo bundi bwafasha kaminuza kubona ubushobozi, hagati aho ngaho nyine ugashakisha ubundi buryo, gatangaho ukanoza ubwo wari ufite, ndetse hagati aho ngaho n'aba banyeshuri ntibagirweho igitutu cyo kuriha amafaranga kubera yuko nyine na kaminuza yaba iyakeneye. Iyo nguzanyo, iyo nkunga yava muri iki kigega nzahurabukungu yaba rwose ije irakenewe kandi yabije gutera ingabo mu bitugu kaminuza n'amashuri makuru yacu yigenga. Ndabashimiye, murakoze cyane. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Mu buyobozi bukuru bw'urugaga rwa za kaminuza zigenga bo baravuga ko uko ibintu bimeze kuri ubu bitanga icyizere ko umubare w'abanyeshuri bahagarika amasomo ushobora kugenda urushaho kugabanuka muri iki gihe inguzanyo z'igihe kirekire bari batse ziri kugenda ziboneka. Ikiganiro ni Imvo n'Imvano kuri BBC, ndavugana n'abakuriye urugaga rwa za kaminuza zigenga hano mu Rwanda. Muvuga ko 10% by'abanyeshuri bahagaritse kubera mikoro make yatewe na COVID. Turebere hamwe ikibazo muri rusange. Mbanze mbabaze n'ubushakashatsi mwakoze bwabihagaragarije. Murakoze cyane. Nitwa Professor Dr. Kabera Calixte, nkaba n'umuyobozi wa kaminuza yigisha iby'amahoteli, ubukerarugendo n'ikoranabuhanga mu bucuruzi, UTB muri make. Mu by'ukuri ikibazo kijyanye n'igabanuka ry'abanyeshuri muri za kaminuza bitewe na COVID ni ikibazo. Mu by'ukuri urebye muri rusange ni amakuru dukura cyane cyane mu ihuriro ry'amakaminuza yigenga ryitwa RIPES. Iryo huriro rero tugenda duhana amakuru aturuka muri za kaminuza, ndetse iyo urebye ayo makuru yose muri rusange usanga abagera hafi ku 10% muri ayo makaminuza. Ari aho ushobora gusanga ari 9%, ahandi 12%, ahandi 10%, ariko on average usanga ari hafi 10% by'abanyeshuri baragabanutse kubera ubushobozi buke. Impamvu zibitera ni nyinshi, cyane cyane nk'amakaminuza akorera mu mujyi usanga abanyeshuri benshi baba bafite n'imirimo. Abo rero bari bafite imirimo usanga ibigo byinshi byabakoreshaga kubera amabwiriza yo kwirinda COVID n'ingamba zijyanye nabyo. Abenshi bagiye batakaza akazi, bashoboraga kwirihira za minerivare. Usanga ndetse na bamwe mu babafashaga nabo batarashoboye gukomeza imirimo yabo uko bisanzwe. Ariko uko ikibazo cyari giteye mu gihe COVID yari ikomeye kigenda kigabanuka mu by'ukuri, kuko iyo tugeranije nk'igihe twafunguraga mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2020 ukageranya n'uyu munsi tuvuge mu kwa 8 muri 2021, usanga hari abagenda bagaruka uko ubukungu bugenda bwongera gusubira mu buryo, ku buryo twizera ko wenda uyu mwaka hatagize ikindi gihinduka tugakomeza nta lockdown, kuko muzi ko twanyuze muri lockdown 3 zatumye amashuri agenda ahagarara. Ibyo byose byagize impact ku mirimo, ndetse bituma nyine ubushobozi bugabanuka bwo kubasha kwirihira. None turebe uburyo bwo kugikemura wenda burundu cyangwa se mu gihe kirambye. Bugeze hehe? Niki muri gukora kugira ngo icyuho cya COVID kuri za kaminuza zigenga kibe cyazibwa?
icyambere icyuho cyambere igisubizo cyambere kuri ibi bibazo nuko mu byukuri ubukungu bwakongera bugakora imirimo ntiyongere guhagarara ngira ngo muri Kigali mwumvise yuko hamaze gukingirwa hafi 90% ndetse no mu Rwanda muri rusange birarenga 45%. Ibyo rero byo biratanga icyizere ko mu byukuri ya mirimo yari yarafunze igenda ifungurwa buhoro buhoro, bityo n'abandi bari baratakaje akazi, ari ababyeyi ari abanyeshuri bireraga bakora, abo bose ubuzima burimo kugaruka. Ikindi kibazo twari twaragize nuko mu byukuri uyu mwaka ushize ubundi abanyeshuri binjira muri za kaminuza nabo ubwabo ntabwo bongeye kugaruka, twinjije abanyeshuri bake ugereranije n'imyaka yashize. Uko rero ubwo bukungu bugenda busubira mu buryo, turizera ko icyambere cyo abo bantu bazabasha gusubira mu mirimo, bakabasha gukora, bakabasha no kuza muri za kaminuza. Ikindi dutekereza ubungubu covid yigishije abantu ubwenge bwinshi, turatekereza yuko hakwiye kubaho ubundi bushobozi butuma mu gihe habaye ikibazo nk'iki umuntu mu byukuri atakaje umurimo bigaragara yabona support byibuze muri icyo gihe kitari kirekire, support yatuma ashobora gukomeza kwiga, wenda akagira uburyo yakoroherezwa uko ubukungu bugenda bugaruka, uwo muntu akaba yakomeza akazabasha kwishyura buhoro buhoro batamusabye amafaranga mu gihe cyavuba, mu gihe cy'uwo munsi nk'uko byari bisanzwe. Ikindi ni ugutekereza niba hajyaho uburyo ki leta nayo yajya yenjekita abanyeshuri muri za kaminuza zigenga. Ibyo ngira ngo twagiye tubiganiraho ndetse na High Education Council, abashinzwe uburezi muri Minisiteri y'Uburezi, ku buryo icyo nacyo kiri gutekerezwaho, uburyo ki abanyeshuri muri za porogaramu leta idafitemo abanyeshuri kwezi yazibohereza no muri za kaminuza zigenga kugira ngo iyo support yo ikomeze, kuko leta yo yakomeje kuriha uko ibintu bimeze. Ni muri za kaminuza zigenga gusa hagiye haba ibibazo. Twumva ko kaminuza zigiye zishyiraho uburyo ki abanyeshuri baje bariha buhoro buhoro uko ubukungu bugenda. Igikuru nuko warangiza ukarangiza warangije kwishyura ya mafaranga, ariko dukwiye korohereza abantu ku abanyeshuri ku buryo ki batahagarika amashuri kubera ko habaye lockdown imwe cyangwa ebyiri cyangwa eshatu. Nibyo biri gutekerezwa. Hari icyo mwavuzeho kigendanye n'inguzanyo y'igihe kirekire, ese iyo nguzanyo yo igeze he kuri za kaminuza? Ese niramuka ibonetse byo byavuga ko bizafasha iki umunyeshuri usanzwe n'ubundi yarahagaritse amasomo ye? Urakoze cyane. Mu byukuri izo nguzanyo zavuzwe ziri ubwoko bubiri. Icyambere ni inguzanyo yitwa working capital, na amafaranga agufasha gukomeza ibikorwa byawe bya buri munsi. Ayo mafaranga mu byukuri mbere ntiyarafunguriwe za kaminuza zigenga, ariko ubu ngubu yarafunguwe. Twese ngira ngo abanshi batangiye kuyaka, hari n'abatangiye kuyabona. Turizera ko icyo gifasha cyane cyane muri bwa bukungu bwahungabanye bwa za kaminuza. Hanyuma indi ya kabiri ni ijyanye no koroherezwa mu kwishyura inguzanyo zari zarafashwe na za kaminuza zigenga kugeza mu kwezi kwa kabiri. Izo nguzanyo zikaba zarishyurwaga neza. Iyo wari uri muri iyo gahunda yo kwishyura neza inguzanyo, ufite nanone ubushobozi bwo kuyaka kandi ukayihabwa igera kuri 35% by'inguzanyo wari usanzwe ufite ku nyungu ntoya igera kuri 5%. Nyeka ko ibyo nanone niba wari warafashe inguzanyo kuri 15% cyangwa 16%, ukaba wayihererwa kuri 5% ndetse ukayishyura mu gihe kirekire, ndetse banaguhaye na periode de grace cyangwa grace period mu gihe utishyura nk'imyaka 3-4.
ibyo ndumva byorohereza umuzigo kaminuza yari ifite mu bijyanye no kwishyura inguzanyo. Ibyo rero bishobora gutuma bya bindi nahoze mvuga byo korohereza abanyeshuri kuba babasha kwishyura buhoro, mu gihe kaminuza yoroherejwe umuzigo yari ifite nayo mu kwishyura za banki. Ibyo biroroshye ko nka za kaminuza zafata ingamba zo gutuma abanyeshuri badatakaza ishuri, kubera ko uyu munsi kubera covid, kubera ko yatakaje umurimo, uwo munyeshuri atabashe kwishyurira ku gihe. Ibyo rero uko koroherezwa gufite icyo kwamarira za kaminuza gufata nazo ingingo zorohereza abanyeshuri mu kwishyura buhoro buhoro mu gihe cyisumbuyeho. Ikindi ngira ngo cyaganiriweho no muri minisiteri n'uburyo bwo korohereza abanyeshuri kwiga bakoresheje ikoranabuhanga, kwiga bakoresheje iyakure. Icyo nacyo kirimo kuganirwaho, uburyo cy'umunyeshuri yinjiye yazoroherezwa kureba uburyo yabona laptop cyangwa se ikindi gikoresho cya IT cyamufasha gukurikira amasomo online. Mu gihe cy'imyaka 3-4 amara kuri kaminuza, ya laptop akayihabwa akabasha gukurikira amasomo, ariko za kaminuza zigashobora gukata ya mafaranga kuri minerivare yishyura, kuyongeraho kuri minerivare yishyura, akaba yayishyura iyo laptop mu myaka 3 cyangwa 4. Icyo gihe nabyo byakoreza bigatuma abanyeshuri batabashe gukurikira amasomo yabo akoreshejwe iyakure, bakaba bayakurikira icyo gihe ariko bishyura nanone buhoro buhoro iyo nguzanyo baba bahawe ya laptop. Icyo nacyo cyaganiriweho muri minisiteri y'uburezi, ku buryo nacyo ari ingingo dutekereza ko ziri kugenda zifata ziba zimwe mu bisubizo byatuma abanyeshuri bagaruka kuri za kaminuza kandi bakiga neza nta nzitane bahuye nazo zijyanye n'ubushobozi buke mu rwego rw'amafaranga. Tugana ku musozo, wenda n'iki mwavuga kigendanye n'uburyo uyu mubare wamanuka, uyu mubare w'abahagaritse amasomo muri za kaminuza zigenga? Icyo navuga ni uko mu by'ukuri impamvu yatumye uwo mubare ugabanuka urumvikana. Impamvu za covid ntawe zitagizeho ingaruka, ariko icyo twizera cyo ubu kandi kiri kugaragara ni uko leta yashyize imbaraga mu gukingira ndetse no mu gushyiraho ingamba zituma ubukungu bugaruka vuba. Ubwo rero izo ngamba zo ku rwego rw'igihugu nazo natwe muri za kaminuza turi kugenderaho tuvuga tuti ubuzima buragaruka, kandi koko mu mibare biragaragara nk'uko nabivuze. Hari muri icyo gihe cyo mu kwa 11 wabonaga hari drop out nini igera no kuri 30% mu mashuri amwe n'amwe. Icyo rero ubu ngubu ubukungu bwagiye uko ibibazo bya covid bigenda bigabanuka, ubuzima bufunguka, icyo kiragaragara ko umubare urimo kwiyongera. Ndetse n'ubu abari guhamagara bashaka kwiyandikisha muri uyu mwaka mushya wa 2021-2022 biragaragara ko icyerekezo ari cyiza. Ariko ikindi nanone ni ngombwa ko za kaminuza nazo zijyana no kuvugurura integanyanyigisho zazo kugira ngo zitange integanyanyigisho zituma abasohotsemo babasha kubona imirimo, babasha kubona ibyo bakora. Icyo gihe rero bizatuma uko ubuzima bugaruka mu bw'ubukungu n'abanyeshuri barangiza cyangwa bakiri no ku ishuri nko muri za kaminuza zacu z'ubumenyi ngiro, usanga rwose abantu barakoraga. Icyo gihe rero izo nteganyanyigisho iyo zivuguruye nazo zunganira mu by'ukuri kwa gufunguka k'ubukungu, ku buryo abarangijemo babasha kubona imirimo, kandi iyo mirimo ikabafasha no gukomeza kwirihira amashuri cyangwa no gusapotinga iterambere ry'ubukungu. Mushimire cyane Profeseri Dr. Kabera Calixte wemeye kwitabira ubutumire bwacu. Mbashimire kandi n'abandi bose bitabiriye iki kiganiro. Ndi Yves Bucyana, mugire weekend nziza.